sirikare bavuga ati uyu siwe mututsi batubwiye nta kundi nyine bakoze ibyo bagomba gukora. Mama yarinze ashiramo umwuka muri uwo munsi, bamunigishije ntuza, bamuzengurukijeho umugozi wa serumu, arinda agira ahira umwuka avuga iryo jambo timumbabarire. Ubwo ni nkaho yakavuze sinzongera kuba umututsi. None kuko bari babatemye nabi, ugasanga amara yavuyemo, ugasanga undi josi rirenda gucika, ugasanga undi igipande gutya bagikase, ubwonko bwa babishe nabi mu buryo bushoboka. None nkaryamamo mbererekera kugira ngo bitanjyaho nko mu maso. Fata uburanga bwawe uwo musirikare, fata uburanga bwawe ugende ubwinjizemo hariya. Babanje no kwica bababirigi bari bamurinze, abo nabo bazanywe, imirambo yabo yazanywe CHK. Noneho batanze ikiraka cyo kuboza buri murambo umwe w'umubirigi, bashyiraho 1000, bagashyiraho abantu babiri, bakagabana 500. Nabo bishwe nabi, wasangaga amara yavuyemo, ubwonko babishe nabi bishoboka. Ndumva mu bahawe ikiraka nanjye nari ndimo, 500 ndayabona, tugatuma icyo gihe cyahise. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka mbasuze kandi nongere mbaye ikaze bakunzi mukurikiye Impanuro TV. Imbere yacu turi kumwe no muzi kwizina rya Buryohe. Buryohe, reka dutangire tuguye ikaze. Nje abana mfite ni 5, abo mvukamo rero turi 13. Turi 13. Ni nanjye wa nyuma wa 13. Uri bucura. Ni mpanga. Uyu munsi rero turimo kuyibuka ku nshuro ya 30 aho twibuka genocide yakorewe abatutsi 1994. Twamenye amakuru ko genocide nawe yakugezeho ingaruka zikomeye kuko yagutwaye imiryango. Ego, turagira ngo rero utangire urwo rugendo, utubwire urwo rugendo rw'umusaraba wahuriye monarwo muri genocide yakorewe abatutsi 1994. Nkuko ubivuze cyangwa ubimbajije, nibyo koko nahuye n'umusaraba utoroshye ukomeye, sinange gusa twatusangiye twese nk'abanyarwanda muri icyo gihe bagwaga. Rero genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yabaye ndi umwana muto, mfite imyaka 15. Ariko urumva ko umwana ufite iyo myaka aba afite ubwenge, kuko nk'ubugize imyaka 44 akibyabaye icyo gihe byose ndacyabyibuka. Rero ugutangira kwa genocide y'abatutsi yakorewe abatutsi yatangiye ndi mu bitaro bya CHK, ariho nari ndwaje umubyeyi wanjye umbyara mama. Yararwaye bisanzwe uko umuntu arwara umugongo, arwara malaria akajya mu bitaro, kuko ndikwa ko na genocide yakorewe abatutsi ijya gutangira yari hafi gusezererwa. Murumva ko yari amaze gufata agatege mu burwayi yararwaye, agiye gukira, ari mu mpera zo gukira. Nibwo rero genocide yatangiye, nkuko bizwi genocide yatangiye ku itariki 7. Urumva ko uwahigwaga aho yabaga ari hose, kuko ndibuka mu bitaro bya CHK uwitwa umututsi yatangiye guhigwa, uwitwa umututsi yatangiye kwihisha, aho yarazwi mu cyumba wenda runaka muri sale runaka, kuko hazwi ugasanga agiye kujya handi mu buryo bw'iki bwo kwisha kugira ngo aticwa, kuko amakuru yari amaze kumenyekana. Ariko ngiye kuko nari umwana ntabyo narinzi, kuko indege y'uwari perezida w'icyo gihe Juvenal Habyarimana ikimara guhanurwa, byari tariki 6 mu masambiri gutyo saa 3.
z'umugoroba. Nibyo bavuga ko ariyo y'intandaro yo kugira ngo jenoside ibe, ariko nk'uko bizwi jenoside yatangiye gukorwa mbere. Ntabwo twavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'icyo gihe Juvenal Habyarimana. Amateka turayazi, za Bugesera batangiye kwicwa kera. Bafashe abatutsi babavana hamwe babajyana ahantu za Bugesera mu mashyamba hari amasazi yatsetse kugira ngo abice. Mu biranga jenoside cyangwa gutegurwa kwayo harimo no gufata abantu bahigwa cyangwa bagennye ko bagomba kwicwa bakabashyira ahantu hamwe. Nta yindi mpamvu, kugira ngo biborohere kubica. Twagiye tubona rero ahantu henshi abatutsi bagiye bashyirwa kugira ngo byorohe kwicwa, biborohere kubica. Ibyo rero byatangiye mbere mu mashuri. Ndibuka mu mashuri nigaga ari muri primaire hano ku Ntwari, ariko byarenze aho irangamuntu bashyiramo ubwoko Hutu, Twa, Tutsi, bigira no mu mafishi y'abanyeshuri. Ngo murabyumva? Wasangaga ifishi y'umunyeshuri irimo Hutu, Tutsi, Twa, kugira ngo n'umwarimu wigisha abo bana amenye ngo abatutsi n'aba, abahutu n'aba. Murumva intera byari byafashe. Byari byarenze irangamuntu bigira no mu mafishi y'abanyeshuri. Rero abavuga ko jenoside yatangiye neza indege ihanurwa ntabwo ari byo. Yego. Bira nabyo twabivuga ko ari nko gupfobya. Ntabwo ari bwo jenoside kuko tuzi ko abatutsi batangiye guhunga muri za 59. Ubivuze neza. Bahungaga iki? Bahungaga ubwicanyi bw'abakorerwaga. Iki hatahunza abahutu? Yego. Bivuze rero abatutsi batangiye kwicwa mbere. Ubwo ni jenoside yari itangiye ibakorerwa. Yego. Ariko noneho ishyirwa mu bikorwa neza kuri iyo tariki zirindwi. Ku ndunduro bavuga batereka nusa n'umututsi wari we wese tumubane kuri isi. Rero warumbajije ngo urugendo rwanjye rwagenze gute. Urumva ko nari umwana muto uri kuri mama, indege igihanurwa, wasangaga udukundi tw'abantu muri CHK bajujura. Kuko nari umwana rero ukumva baravuga ngo indege ngo yahanutse ngo y'umubyeyi, ibintu nkumva nyine ni story tu, kuko nari umwana. Ariko kera kabaye bigeze mu gicuku mu saa sita z'ijoro zinarenga, urumva ko byari byageze ku tariki zirindwi. Mbona imirambo itangiye kuza, abantu nabonaga bataryamye, ndavuga se abantu batari kuryama biti. Nanjye ngira amasiko ngo ndebe ibintu birimo bitendekwa cyangwa bikurikira hagati aho. Uko iminota igenda tukabona imirambo irimo iraza. Ijyanwa hehe? Kuri morgue hepfo. Bimbana urujijo. Icyo gihe mama we yabashije kumenya ibyabaye? Mama ntabyo yamenye. Yarakirwaye cyane. Oya, ntabwo yararwaye cyane. Kandi yari mu gihugu cyo gusezererwa. Yego yego. Ariko ndahamya we ko barinze bamwica, ngo nabyo ndabigeraho. Barinze bamwica ataramenya ko n'indege yahanuwe. Ndumva atarigeze abimenya. Noneho ubwo indege nakubwo imirambo itangira kugira gute? Kugenda izana. Kumbi ni imirambo y'abatutsi bari impande zose hano mu mujyi wa Kigali. Bamaraga kwicwa, imirambo yabo bakayifata bakayizana kuri morgue ya CHK ku bitaro bikuru bya Kigali. Morgue yaje kuzura, bya bisanzwe kuri bari bifuru, bimeze nk'ibifuru bakura gutya bakinjiza harimo umurambo. Byaje kuzura, bashyira aho ngaho noneho kuri sima nyine, kuri sima n'imbere muri morgue. Imirambo y'abatutsi nabwo iruzura. Nibwo bagize gute? Bahise avuga ati reka tubashyire hanze. Mwari mwabona nko ku bigo by'amashuri cyangwa ku bindi bigo biteka uburyo barunda amasiteri. Yego. Uko byari bimeze kuri uwo munsi ku itariki zirindwi.
ariko jenoside yatangiye nyir'ubwite. Niko byari bimeze, amasiteri y'abatutsi bishwe, kimwe cyuzura, ikirundo kimwe cyuzura, ikindi kirundo cyuzura, ugasanga bimeze nk'iki, nk'amasiteri y'inkwi bagize. Abo bose bari abatutsi, bari kuva Kimisagara, bari kuva Nyamirambo, bari kuva Gitega, bari kuva Biryogo, bari kuva Nyakabanda, bari kuva hose. Mu gitondo rero nari imenyereye nyine ko abavandimwe bakuru kwa mukuru wanjye bangemurira, batugemurira ngiye na mama ibya mu gitondo breakfast. Menya amakuru ko nta muntu uri kugenda. Nari ntangiye kugenda afata amakuru noneho. Menya amakuru ko nta muntu uri mugenda. Ndavuga nti ndabaho nte. Bimbana ihurizo. Birancanga. Inzara itangira kugira gute? Kunkubita. Kumbina bakuru banje aho bari n'umugore we ndetse na papa, bose nta numwe utararuka ngo ave aho ari, kuko ako kanya icyitwa umututsi, uwitwa umututsi nta burenganzira yari afite bwo gutirimuka ngo ave aho ari, ava hajya, ave hano ajye hariya. Icyo gihe hari kantine muri CHK. Umuntu yaragenda akagura igikoma, nk'ijaga y'igikoma, icyo gihe amafaranga yari akigize, ukayigura nk'igiceri cy'icumi. Icumi rwose ryaguhazaga ku gikoma. Ubwo kuko nari maze gusonza, mbona nta muntu nakwaka ibiryo, nibwo nagiye ngana kuri kantine, ubwo unguriye, ubwo nkagira Imana nkabona ngize icyo shyira mu nda. Aho nshimira umumama namenye makuru ko yitabye Imana nyuma. Umumama witwa Laurence, wabanaga n'ubumuga, afite imbaga ebyiri ku mpande zombi, agendera mu mbaga ebyiri. Ndibuka yanzaniye, yakoraga muri Croix Rouge, yakoraga na mushiki wanjye witwa Mukabagira Nosia. Ndibuka ko yanzaniye igisorori kirimo imvange z'ibitoki, ibirayi n'ibishyimbo. Byancumye iminsi. Ariko ubwo mwibuke, niko imirambo y'abatutsi irimo igenda izanwa, irundwa imbere ya morgue. Bivuze ngo morgue yamaze kuzura. Kandi ubwo ni nako hazaga n'imirambo y'abasirikare ba leta y'icyo gihe, nabo babaga bavuye ku rugamba, barashwe n'abandi bapfuye. Ubwo barwanaga n'abande n'inkotanyi. Inkotanyi zishaka guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Ahantu haje rero kuba ingorabahizi, byageze aho n'ibitanda biruzura. Byashyirwagaho abasirikare ba leta y'icyo gihe n'abajandarume ba leta y'icyo gihe. Ndibuka umusirikare wa leta w'icyo gihe yaraje ahagarara ruguru, kuko mama nari murwarije muri stade yitwaga Pavillon. Niba ariko yitwa iki gihe simbizi, ariko yari VIP icyo gihe kabisa. Ni sare nako ni cyari icyumba kijyamo abarwayi babiri gusa. Urumva icyo gihe cyari VIP. Ruguru ya Pavillon hari umukingo, nabonye barashyizeho indi nyubako, ariko mbere hari umukingo, ku buryo imodoka za gisirikare zazaga zinyuze mu marembo ya Sashikare kuri amuyareba, zigahagarara ruguru ya Pavillon neza gutya. Ku buryo wabaga asohotse muri Pavillon, yabaga areba imodoka gutya ziri hejuru ye. Ndibuka umukobwa cyangwa umumama, nabonaga akuzeho n'umumama w'umusirikare, afite imbunda, ubona ko afite n'amapeti, yatanze itegeko aravuga ati abatutsi bari ku bitanda. Yaraje ari kuri konvoyi y'imodoka zizanye imirambo y'abasirikare ba leta b'icyo gihe,
bakomeretse n'abandi bapfuye. Ahabwa amakuru ko ibitaro byagize nako ibitanda byagize gute byamaze kuzura. Nibwo yavuze ati se ibyo bitanda nta batutsi babiriho. Ubwo nawe urabyumva icyo rashatse. Yego. Biriho abatutsi babivanweho. Ku bantu badukurikiye icyo gihe nawe wari ukiri muri ibyo bitaro. Abantu babyumve neza. Yego rwose. Muri pavio muri CHK. Ubwo muri pavio ndibuka hahise hana nako mu masare yose. Wasangaga muri korodoro naho hagize gute hari inkomere zaje ibitanda byabuze zikaryama bakazishyira muri korodoro mu gihe bitegereje ko zitabwaho n'abaganga. Ndibuka haziyemo uwari directeur wanjye ku kigo cy'intwari aho nigaga aho nize icyo gihe witwa Alphonse. Nawe bari bamutemye ariko sinzi niba yaragumye kubaho niba yarapfuye ariko nzi ko yaje bamutemye babura aho bamushyira ku gitanda ubwo bamushyira hehe muri korodoro n'abandi. Nibwo rero itegeko ryatanzwe ko umututsi uri ku gitanda agomba kugira gute kuvaho kandi bakicwa. Ndibuka mu cyumba cya 8 muri pavio niho nari ndwarije mama. Nibwo bamaze gutanga iryo tegeko barebye ahantu hose hari abatutsi. Mpamvu vuga ko aribo bagizweho n'izo ngaruka nuko icyo cyumba twari turwariye mama yararwariyemo harimo n'uwari urwaye w'umuhutukazi ariko ntacyo bamutwaye. W'umunyaruhengeri ariko yari afite umutima mwiza kuko nabo hari uburyo bangaburiyemo. Ntabwo bitaye wenda kuri bagenzi babo ibyo bakora ariko uwari umurwaje muri umunawe rwose barangaburiye bamba hafi. Nubwo bitabaye kenshi ariko nabo ndabashimira niba bakiriho. Niyo baba barapfuye nabwo ndabashimira. Kuko igihe abarishwe n'indwara impanuka birashoboka. Urumva ko niba uwo musirikare yari amaze gutanga itegeko hagombaga kuvanwaho abatutsi kuri ibyo bitanda. Ubwo nagiye kubona mbona baje mu cyumba cya 8 muri pavio aho mama yari arwariye bamwica urupfu rutari rwiza. Nabirebye n'amaso yanjye. Serumu murazibona. Serumu. Iriya migozi yayo icamo y'amazi ya serumu umuti. Murabona nta gupfa gucika. Ubukomeye. Ni uwo banigishije mama wanjye paka ashize mu mwuga. Mama wanjye ndikwa ko yapfuye avuga ati mbabarira sinzongera. Mbabarira sinzongera. Ntazi n'icyo azira. Yewe ndahamya ko n'icyo gihe bitewe nuko yari yibereye mu cyumba atasohokaga. Ibyuko indege yahanuwe hano ibyo yarazi. Ibyuko hari imirambo iri kuza y'abatutsi yishwe mu by'ukuri ntabyo yarazi. Yari kubimenya yasohoka. Mama yapfuye avuga ati mumbabarire sinzongera. Mumbabarire sinzongera. Icyo gihe ntabwo nabyitagaho ariko ndibaza uriya mama yavuga ati mumbabarire sinzongera n'iki yasabaga imbabazi buriya. Wewe kubera ko genocide ari ikintu cyateguwe abantu bagatangira guterwa ubwoba bumvishwa yuko kuba ari abatutsi ari icyaha. Birawe yumvaga nyine atazongera kuba umututsi. Urumva n'ubwoba bukabishe. Yagiye kubona nari impari. We yagiye kubona bamuhingutseho. Nta nubwo yarazi biri gutendekwa muri uwo mwanya. Ariko nyine yapfuye avuga ati sinzongera. Ati mumbabarire sinzongera. Ariko n'ubundi abaje gukora icyo gikorwa bari abasirikare bavuga ati uyu si we mututsi batubwiye. Nta kundi nyine bakoze ibyo bagomba gukora. Mama yarinze ashiramo umwuka muri uwo munsi bamunigishije ntuza bamuzengurukijeho umugozi wa serumu arindagira ahira umwuka avuga iryo jambo ati mumbabarire. Ubwo ni nkaho yakavuze ati sinzongera kuba umututsi. Kandi igihe cyari cyageze.
noneho wa murwayi wundi twari twegeranye murwaza we bo ntago bahigwaga yari mu bwoko bw'abahutu yanshiriye isiri tigenda batakwica ntago bari bakubonye wowe nyine nari aho ngaho mbibona ibirimo gukorerwa mama anashizemo umwuka nibwo yanshiriye isiri tigenda batakwica mpita ngenda nyuma yarambwiye ati uzi ko iyo utagenda bamaze kwica mama wawe babajije ngo ka gatutsi kandi kari hehe kamurwaje urumva ko navuga ko uwo muhutu yangiriye akamaro kuba yarambwiye ati genda batakwica ubwo rero mama ubwo amaze kwicwa urumva ko umutravayeri ubu uvuye aho ngaho ubwo nahise mba kabwera muri CHK mu gihe ntarabona uburyo mpava umutravayeri yaraje afata umurambo wa mama ubwo nawubonye bawumanura kuri brankari ndawukurikira baragenda nawo umurambo wa mama bawushyira ku batutsi bari bamaze kuba benshi aho ngaho imbere ya morgue ya CHK bamushyira muri kimwe mu birundo byari aho ngaho ndabibona ntacyo nari gukora ariko urumva nagize agahinda noneho mbona ko bimwe by'umuteto nari mfite amazi atakiri yayandi mbona abantu batangiye gukwira imishwaro batangiye kwihisha ugasanga umuntu kuko ndibuka ko hari umuntu wambwiye ati ngwino nkujyane nguhishe muri CHK ngiye nsanga aho ari hari nk'abandi bangahe b'abatutsi kazi n'abasore bangahe bihishe nari nzi ko batakiri naho ngaho wenda bigendeye ariko tubonaniramo aho ngaho ariko noneho inzara biza kuba ikibazo biba ngombwa ko umuntu agomba gusohoka agashaka icyo kurya biba ikibazo kandi gushaka icyo kurya twagombaga kugana hahandi hehe kuri kantine ya CHK nibwo tugiye kubera ko twabona icyo turya cyangwa tunywa dusanga n'ubundi imirambo iracyaza imirambo y'abatutsi bishwe bari kwicwa imirambo y'abasirikare bari kugwa ku rugamba yose yazanagwa aho ngaho kera kabaye haza kuza imodoka y'ihirigisi irimo abasirikare ba leta barashwe wabonaga ko banatwitswe kuko bameze nk'abashiririye ubwo urumva bo ntago bavanwagamo nk'uko abatutsi babazanaga imirambo yabo ngo bajugunye uko babonye oya boyo babahaga icyubahiro kuko abasirikare barasiwe ku rugamba cyangwa bafiriye ku rugamba bakagenda imodoka yahagera bakavanamo bitonze bakagenda bakagira gute bakagushyiraho bagomba kuwushyira noneho kwa gushungera kw'abantu dore ko hari igihe umuntu azira n'ikintu ari wowe wakikururiye nanjye ndagenda nshungera muri abo bantu mwibuke nzanwe n'iki no gushaka icyo nashyira mu nda ese icyo gihe wari waramenye ko nawe uhigwa ahubwo ako kanya nibwo nabimenye ibyo ngiye kuvuga bigiye gukurikira nibwo nahise mbimenya noneho ko ibyo nibwiraga atari ko biri uti byagenze gute mu gushungera umusirikare wari uje aherekeje iyo mirambo y'abasirikare bagenzi be bari bapfiriye ku rugamba ngo wowe arampamagara noneho tukitana ba mwana nyine atwaye w'agatutsi ariko n'ubundi nari nzi ko ndi umututsi kuko ku mashuri twiga batwandikagaho ku yifishi ku ntwari hariya yabaga ariho tutsi twa hutu kandi ngewe hari havivu y'iki umututsi yego nubwo nari umwana ariko kuko ndibuka ko n'umwarimu tuvuye urugero mu wa gatandatu primaire umwarimu watwigishaga bita mucakungeri hari igipande cy'abahutu n'icy'abatutsi yarabavanguye
ubwo urumva ko ibyo nabyo byari ironda. Uwo musirikare rero wa leta yo kwa Habyarimana ati we Gatutsi, twabuze uwavuga kuko twari benshi, nuko ndagenda sa nk'umujya imbere, ati we Wakanyenzi we tibite wowe, nubwo ati ni byiza, ntabwo uri umututsi, simbizi, ati genda hariya. Ndabyibuka mu mirambo byageze aho bareka kurunda ibirundo by'imirambo y'abatutsi, noneho bakajya banyanyagiza aho babonye. Noneho bivuze ngo imirambo y'abatutsi yamaze kuba myinshi. Nibwo aho ahantu hari abatutsi gutya benshi, ati genda uryamemo hariya. Mbanza guseta ibirenge, mbona ko kinze imbunda, yari afite imbunda. Ndavuga ibi ni ibiki? Umutima namurambira ati genda. Ndagenda mu mirambo y'abatutsi, nibwo yambwiye ati ryamamo. None kuko bari babatemye nabi, ugasanga amara yavuyemo, ugasanga undi josi rirenda gucika, ugasanga undi igipande gutya bagikase, ubwonko bwa babishe nabi mu buryo bushoboka. None nkaryamamo mbererekera kugira ngo bitanjyaho nko mu maso. Fata uburanga bwawe, uwo musirikare, fata uburanga bwawe ugende ubwinjizemo hariya. Fata uburanga bwawe ugende ubwinjizemo hariya. Muri uwo muntu tubwinjizemo aho ngaho. Ndabyibuka yari umututsi batemye umutwe mo kabiri, igipande kimwe kivaho. Ndagenda nyine ninjizamo binjyaho pe. Burya ushaka kugira amagara, numvaga wenda nimbikora atari bunyice. Noneho mu gihe maze kwinjizamo uburanga bwanjye mu murambo w'umututsi bari bamaze gutema umutwe, ninjijemo uburanga bwanjye, numva ijwi rivuze riti ngo ariko ngo karakana ngo ntago ari Akanyenzi. Ndebye mpindukiye gutya, ndebye mbona ni umunyururu wari ufunzwe muri Disney Futrane hariya, ariko baraje kwivuza muri CHK. Ngo uwo mwana ngo hamaze iminsi turamuzi, ntago ari Akanyenzi. Kuko nari ndwaje mama amezi agira nko muri 5, urumva ko CHK yari imaze kumenya. Urumva naho hantu hari umurwarije, watubwiye ko hari umuhutukazi. Wene ushobora kuba baranagize ngo wabyawe na wa wundi babonaga muri kumwe muri icyo cyumba, ntawamenya. Ubona hano ngo bari bazi n'uwo ndwaje, nta nubwo bari bazi nk'uwo munyururu wabivuze. Uwo munyururu wabivuze nta nubwo yari azi n'abari muri icyo cyumba twarimo, ntago yari abazi. Kubera kwa kugera tunyuranamo nk'abantu bari mu kigo kimwe, urumva ko bari banze. Twajyaga gufura, mu gufura tukahurira ahantu hamwe, iki kujya ibintu nk'ibyo. Atako kana turakazi, ntago ari Akanyenzi. Ndebye sanga n'uwo munyururu ubivuze, sinzi n'icyo yaziraga n'icyo yundi yari yarafungiwe. Nibwo uwo musirikare waronjyamishije muri iyo mirambo y'abatutsi yahise abwira uwo munyururu ngo uvuze ngo ki? Abisubiramo. Uwo mwana ntago ari ntago ari Nyenzi, turamuzi. Ibari wowe ujyayo, ibari wowe ugira gute ujyamo, vamo. Kwa kuvamo noneho ngo nongere nshungere kwa kundi. Nari maze guhumuka. Yego. Ubwo nari maze kumenya ngo ikitwa umututsi kiri guhigwa bukwari. Yego. Numvaga wenda byibuze ko hapfa abantu bakuru, ariko muri ya mirambo nanone wibuke n'abana bazagamo. Ntabwo ari abantu bakuru gusa. Navuyemo niruka, ntavuga ngo reka nshungere ndebe wa munyururu ibyo bari bumukore. Mu by'ukuri sinzi byakurikiye uko bamugenje, uko aho ngaho ntago mbizi. Ubwo aho ngaho ndahava nzamuka ruguru. Hahandi twari twihishe na ba bantu nka bangahe, mvuga ibimbayeho.
umuntu wari watubwiye ngo tujye muri icyo cyumba ubundi wajyagaye ariko yaraye inzara kera kabaye andi makuru natanga hariya muri CHK hari ababirigi b'abasirikare 10 bishwe n'abajepe bo kwa Habyarimana cyangwa n'abajepe ba leta y'icyo gihe bishwe barindaga minisitiri Agata wari minisitiri w'intebe w'icyo gihe uyu leta y'icyo gihe babanje no kwica bababirigi bari bamurinze abo nabo bazanywe mirambo yabo yazanywe CHK noneho batanze ikiraka cyo kuboza buri murambo umwe w'umubirigi bashyiraho 1000 bagashyiraho abantu babiri bakagabana 500 nabo bishwe nabi wasagaga amara yavuyemo ubwonko babishe nabi bishoboka ndumva mu bahawe ikiraka nanjye nari ndimo 500 ndayabona tugatuma icyo gihe cyahise kiba ikizira kongera kunutsa uruzuru handi kuri morgue bitewe n'ibyo nari muriyeyo nabyo byabaye ikizira ubwo ayo 500 yarantunze avuye kuri ya mirambo twagize gute twogeje y'ababirigi ubabirigi tumaze kuboza kubavanaho amaraso y'abariho n'iki ababirigi bagenzi babo bazana bya bifuka bashyiramo imirambo babashyiramo barabatwara icyo gihe abavandimwe bawe na papa wawe amakuru wari urakurikirana byari bimeze gute ntayo nari nzi ahubwo guturageraho nyuma uburyo navuye CHK njya mu rugo kwa mukuru wanjye ari naho papa yarari kuko papa yabaga Ikibungo na mama niho babaga mama za kurwarira hano CHK papa jenoside musanga yaje gusura mama wa mugore we mbese mama wacu noneho CHK ubwo ayo 500 twavanye muri iyo mirambo nyine twoza imirambo barayaduhemba asukuma iminsi kera kabaye hari muramu wanjye njya mbivuga hari umuntu uza gushaka mu muryango akaza ari umuntu uje ari ngombwa mu muryango mushiki wanjye witwa Mukabagire Anonsiyata yari yararongowe n'umusirikare wa leta y'icyo gihe mushiki wanjye witwa Mukabagire Anonsiyata yari yararongowe n'umusirikare wa leta y'icyo gihe witwa Etienne baba ku Gitega hariya nono Etienne nibwo yavuye ku rugamba aje kureba ko umugore we nyine ari we mushiki wanjye baba bamwishe kubw'amahirwe ahageze asanga ni muzima aravuga ati ariko se maboko ntari CHK ubwo ni Etienne yarataramenye ibyamubayeho yes ubwo bari bataramenya ko mama bamunize iki byose ati mabukwe ntari CHK mushiki wanjye ati ntihakiri rwose ntago kuko nta kugenda guhari nibwo bagize gute nagiye kubona mbona imodoka ihingutse mu marembo ya CHK iraza ihagarara hahandi n'ubundi ruguru ya pavio nubwo pavio ntari nyikirimo ariko hari umuntu waje ahita tubwira ati hari abantu baje babaza umurwayi wari muri chambre ya munani muri pavio kandi we Petit ni wowe wari uriyo aranzamura ndebye sanga n'umusirikare wipambye nari namuyobewe wipambye ufite imbunda ariho ati tanka bafite magurunede hano hose wari wabashe kumumenya nyuma naramumenye nyine kuko nahise mbona sister wanjye bari bazanye wari umudamu nako n'umudamu we n'ubu baracyabana n'ubu okay yego ubwo nibwo nababonye barampamagara Etienne arampamagara ati ngwino hano ati tumaze kumenya makuru ko mama wawe bamwishe
ari hehe? Bamushyize mu yindi mirambo hariya kuri morgue iri hanze. Tugiye twamubona kuko we yari afite ubudahangarwa, ahita ategeka umutaravayeri aho ngaho tizana burankari, amubwiye ati zana burankari, ahita yibuka ati ariko imodoka ntigerayo. Hiyasi nyine bari bazanye itukura ndayibuka, hiyasi zimwe za kera. Ubwo aramubwira ati ngwino tugiyemo hano, amushyira mu modoka, nanjye njyamo, turagenda turazenguruka. Hari agakaburimbo kari kageraga hehe kuri morgue, ari naho hari harunze imirambo y'abatutsi yari imaze kwicwa muri iyo minsi. Hatse ko tutamubona uwo mutaravayeri, nta nubwo yarazi n'ikirundo mama bamushyizemo, ariko njye nari nkizi. Nibwo twahageze, ati ikirundo bashyizemo umukecuru ni ikihe, ndakibereka. Urumva ntabwo yari akigaragara, kuko nyuma yo kuhashyirwa haje indi mirambo y'abatutsi bagiye bicwa bayimushyira hejuru. Yego agenda ishyirwa hejuru. Narababwiye ati ni iki kirundo, niho mama wanjye bamaze kumwica bamushyize. Ubwo yahise ategeka abantu bari aho hafi bafatanyije n'uwo mutaravayeri, ubwo aretse no babwira ati tuje gufata umuntu wacu mudufashe. Ubwo baradufasha, bagenda bavanaho umurambo, tugera kuri mama. Tumugezeho ubwo aho hafi hari bya biringiti bita rufuku bya kera. Ubwo bamushyiramo, bamuzingiramo, baramuterura, bamushyira muri iyo hiyasi. Kuva aho ngaho se hashika rero byari inzira y'umusaraba. Byari bimeze nko kuva, kuko twagomba kuva se hashika bantwaye nanjye bamvanyaho n'umurambo wa mama. Tugiye hehe? Tugiye kuri 40 ariho hariya kuri musi ya dialogue. Niho papa yarari, niho bakuru banje batatu bari n'umugore wa mukuru wanjye. Bariyeri ya mbere twahingukiyeho yari hariya kuri meteo. Batabona kandi ubwo barabona ko afite imbunda, ari umusirikare wa leta, barabibona. Hako batabo bantu ntabwo bacisha hano. Barebaga uburyo mushiki wanjye areshya, bakareba nanjye ndagasore gatoya kananutse karekare, ati izo ni inyenzi ntago jicisha hano. Ati oya, uyu ni umugore wanjye, aduhagararaho pe, uyu ni musaza we. Hama ubwo ni umurambo wa mama. Ati uyu ni mama wabo, ntago yavuze ko bamwisha. Wapfiriye se hashika, none tumujyanye mu rugo. Abo babiri urabasiga, ujyana uwo murambo. Urebe n'uburyo batanyurwaga, barazaga bagafata cya kiringiti cya rufuku, bakavanaho kugira ngo barebe ko ari umurambo koko. Ntago banyurwaga. ngo tubonye ari n'umututsi, ukabishywa yanapfuye, ni n'umututsi. Ha buryo babirebaga ku mazuru. Yari na muremure, babona n'umurambo ari muremure. Ibyo byose bikaba gihamya ko n'ubundi wapfuye ari iki? Ari umututsi. Iyo bariyeri Etienne yaturwanyeho, abibamba, batuye n'umugore wanjye, nge ntago nashatse mu nyenzi. N'uburyo baresha, n'uburyo ibintu nk'ibyo. Aturwanaho, abatuvanamo. Mwumve abantu bahangaraga n'umuntu babona ko ari n'umusirikare wa leta ukomeye. Twaragiye ubwo turamanuka, ubwo turimo turamanuka ku Gitega, ubwo turenze iriya Segiteri Gitega, turimo turamanuka tugera ahantu habaga konseye wa Gitega, konseye wa Segiteri ya Gitega. Icyo gihe naho hari bariyeri. Aho naho kuhatuvana byabaye ingorabahizi. Noneho byageze naho batuvana mu modoka baturyamisha hasi.
njye na mushiki wanjye ariko Etienne aho ari Imana imuha imigisha kuko nawe iyo agira imyumvire nk'iyaba icyo gihe ntabwo tuba turiho. yego ubwo ati murabarasa nanjye ndabarasa, murabica nanjye ndabica, njye ntabwo narongoye mu nyenzi, uyu ni umugore wanjye tubyaranye kangahe, ntabwo nagize gute, ntabwo narongoye mu nyenzi. Babona nawe yariye karungu. Nimugende. bariyeri ya kabiri murayicitse. Turayicitse. Duhura n'indi ku musigiti wa Natracom, murahabona ruguru y'akazu k'amazi. Baratugora nabo. Bariyeri navuga ko itatugoye niyo twasanze kuri 40. Icyapa cya 40 kibura kizamuka. Hariya hari bariyeri. Iyi ntera hamwe. Ati sawa nimukomeze ati rwose ngabo y'igihugu yererere ibintu nk'ibyo. Ingabo y'igihugu komera ku rugamba kuko yari afite imbunda bigarewa yikamafuye kabisa. Indi none tugeze kuri 40 hari agahanda gahita gakata kuri dialogue murakabona. Ndakabona. Yes. Utaragera kuri dialogue, utaragera ku kandi gahanda kamanuka. Mbere kari gitaka ariko bukaba bagakizemo kaburimbo. Utarakageraho hari ahantu bacururizaga hari depo y'amakara, hari ibibati birebire. Twahasanze bariyeri. Turahagarara. Tumaze guhagarara baza bacenguza ngo akase kari umuntu akawa mu yovu bitashyaka mukuru wanjye. Yati niwe. None bite muravaye mukajya he? Ati ni mama wa Shyaka kuko no twari muri quartier noneho. Bamuzi niho twaguriraga amakara, ari nge banzi na Shyaka bagize gute mukuru wanjye bamuzi ko ari n'umuyovu kuko yafanaga Kiyova akisiga n'amarange pe. Baratugoye batitaye ko twahahiraga aho ngaho, batitaye ko batuzi ngoya ngibi ntago bishoboka kandi ngo turi kureba mu rugo naho hepfo. Nuko amuka kagahanda umanuka gato aho Etienne adutsimbararaho arabakambana ati ntago mubasigarana ntago mubanyicana. Ubwo nibwo twaharenze. Ubwo twambuka agahanda tugana harya munsi mu rugo. Ni munsi ya dialogue rwose hafi. Uko uzukuru uyimanutse munsi ya dialogue harakari gahanda gakati bumoso. Ako nta nuko gakata ahubwo dutuye munsi yako gahanda neza. Ubwo urumva imodoka mu rugo ntago yahageraga. Urumva ko yagarukiraga aho ngaho agahanda kakataga kibumoso. Gakomeza nakandi kayira kagira kakagera Matimba munsi y'Matimba. Ubwo tuhageze tuhasanga abandi bantu bacinze umutekano aho ngaho, aho imodoka ihagaze neza, hari intera hamwe yitwa Swingi, hari intera hamwe yitwa Karimunda, hari intera hamwe yitwa kuko bonda bazi kuko noneho twari duturanye neza. Twari duturanye. Intera hamwe yitwa Karaveri n'abana babo bitwa abajandamu kuko bari bafite imbunda. Ubwo bati bagira amatsiko barambura babona baranzi. Etienne nawe baramwegera ati se bite, ati uyu ni mama wa Shyaka. Ubwo haza abantu bavanamo umurambo wa mama kuko aho twari turi ntago imodoka yinjiragamo nubwo hari hafi aho ngaho. Ubwo umurambo wa mama nanjye tumarukana gutyo. Ubwo Etienne na mushiki wanjye ubwo rugamba baramaze kurwana. Etienne icyo gihe wenda nkuciye mu ijambo ho gatoya. Uwo murambo wa mama we mwawumanukanye gute kuko urumva nta buryo bundi bwari buriho nk'ingobyi ngo umuntu batwarimo umurambo. Wari mu kiringiti. Mwawutwaye mu kiringiti. Rwose nk'uko umuntu aterura umuntu bisanzwe. Urumva nta ngobyi nta burankari yo kwa muganga. Haje abantu baraterura turajyana baka mu rugo. No mu bateruye bakuru banje ntago barimo kuko ntago basohokaga. Ugumva Etienne yafasha abantu baraho hafi bati nimufate uno murambo wa mukecuru wa Shyaka mubugeze kwa Shyaka.
urumva yagombaga kumvwa nk'umuntu wari ufite imbunda, nk'umuntu wambaye smoke, wambaye combat za gisirikare ya leta y'icyo gihe. Bafata umurambo wa mama, nanjye turamanukana tugera mu rugo. Ubwo Etienne na mushiki wanjye basubira inyuma. Umurambo ugeze mu rugo rero, ndibuka umuntu wadufashije kubona isanduku, umugabo w'umunyacyangugu utarahigwaga kuko yari afite n'imbunda, witwa Jumata. Ubu yapfuye nyuma azize uburwayi, niba ari impanuka niba ari uburwayi sinibuka, urupfu rusanzwe. Yadufashije kubona isanduku dushyiramo mama. Noneho havuka ikibazo cyo kuvuga tuti ari bushyingurwe he, ari bushyingurwe he, ntabwo turi bugende ngo tujye ku irimbi. Uwo Jumatani ikindi yadufashije ni ukubona uburyo umurambo noneho nyuma yo gushyirwa mu isanduku, kuko umurambo iyo umaze iminsi murabizi utangira guta amazi kandi adahumura neza. Niko byari byamaze kugenda kuri mama utubyara. Ari mu isanduku iri muri saro aho ngaho mu rugo, ndabyibuka. Amazi yatangiye kugira gute, ni nanjye wayakoropaga ngazana itorosho gutyo. Jumatanu aratubwira ati rero hari hirigisi imanutse irimo inyenzi zishwe, ndumva muzanye iyo sanduku ya mama ya mukecuru bakajyana nawe. Jumatanu rwose ndamushimira, aho ari rwose Imana imuhira uko ridashira. Nshimiye rwose n'umugore we n'umwana we Jarudi n'abandi barumuna be, rwose papa wabo navuga ko yadukoreye igikorwa gikomeye. Ubwo no kuvana isanduku aho ngaho tuyijyana, Shyaka ntiyasohotse, Egide ntiyasohotse, abo ni bakuru banjye na papa ntabwo basohotse. Cyakora niba ari uko nari umwana, ninjye wagiye mfite umusaraba, kuko iyo sanduku barayikoze bayikorana n'umusaraba. Niko bikorwa ngira ngo ku masanduku niko ibihe byose, n'ubu niko biri. Ndazamuka ndi imbere y'isanduku n'umusaraba, mama nyine isanduku iri inyuma bayiteruye. Mbona koko hirigisi nk'uko Jumatanu yabivuze, mbona hirigisi koko irimo imirambo 3 yaziritswa kandoye. Ubwo ni yayindi y'inyenzi yaje atubwira aho ngo bari biciwe heheda mu bice bya Kivugiza, ngo hari imodoka ngivuye Kivugiza ngitwaye inyenzi 3 bizishwe nyine. Ndumva mumena Kivugiza niko yavuze. Yes. Ndazamuka imbere y'isanduku n'umusaraba. Ubwo ngeze ku hirigisi bavanaho nyine rwa rugi rwayo, murabona uburyo iremetse, bafungura rwa rugi ku mpande gutya, rurabararumanura. Nanjye ndabererekera ku ruhande. Biriya byo kuvuga kwita ngo bashyire imirambo ku ruhande ngo isanduku ngo bayitereke wapi. Bafashe ya sanduku no ku mirambo y'izo nyenzi, bavuze ko ziciwe mu bice byo kumumena. Ubwo mama navuga ko nubwo muheruka. Yego. Sinzi aho bamujyanye, sinzi aho iyo hirigisi yabatwaye, kimwe nk'uko yaba yarabatwaye CH kuko ariho hajyaga ya mirambo. Sinzi yabande muri icyo gihe niba imirambo ariho yashyirwaga, ariko nge nahavuye imirambo n'ubundi ikiri CH. Ubwo muri make umurambo wa mama wari wiciwe CH ku itariki ya 9. Muri make ntago namenya aho yajyanwe na nubu turi muri 2024. Nuvuga ngo genocide ikimara kuba haciye iminsi mike kuko yabaye ku itariki 7. Itariki 9 bese bamwica. Mama nibwo bamwishe. Mama nibwo bamwicishije wa mugozi wa serum. Umujyanye mu rugo, umushyize mu isanduka, mu rugo nta hantu ho gushyingura hari hahari ku buryo yongera gusubizwa CH none kandi ariho mwaturutse. Ku bwanjye iyo njunguje ubwongo bw'icyo gihe, hari imbuga dufite n'ukugira, ariko ntago byatujemo. Urumva harimo n'ihungabana nabyo twabivugaho.
wasanga n'impamvu wenda bakuru banjye batabyitayeho aho ngaho twari turi twarakodeshaga ntabwo hari mu rugo rwe rwari mu rugo rwa mukuru wanjye ariko arukodesha ubwo wenda imyumvire y'icyo gihe wenda yumvaga ko atashyira umurambo ahantu hatarahe birumvikana reka turebe noneho hakurikiyeho iki urumva jenoside yarakomeje iraba murakomeza murahigwa cyane nyuma tubwire rero nyuma y'uko mama wawe iyo hirigisi mujyanye imaze kumutwara yego aho rero niho nanone haje umusaraba ukomeye kuri twebwe n'abari mu rugo twese aho ngaho kurya byari ikibazo nshimira Imana yagwishije imvura kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi buri imvura kiriya gihe yatubereye ni nka manu Imana yari imanuye ni manu Imana yari imanuye hari abantu benshi bayirokokeyemo tureke no kurokoka icyo gihe mu rugo hariho robine ariko amazi icyo gihe urumva yahise akopka n'amashanyarazi kubera intambara yari ihari yaripuye amapoto y'iki byose imvura yarazaga tukayoga tukanayinywa umuntu akabasha kubona amazi y'imvura akanywa ntabagombaga gusohoka ngo ajye gushaka amazi bumva ko byari ikibazo imvura yo kabyara rero rwose Imana yigwisha muri icyo gihe ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yego ikindi Imana yadukoreye muri iyo minsi navuga ko ari nk'igitangaza nako ni igitangaza hari igiti cy'avoka cyari mu mbuga aho ngaho ntabwo kigeze kera na rimwe mu myaka twari tumaze aho ngaho ariko muri icyo gihe twagiye kubona dutangiye kubona imbuto tubonamo voka zigaragara zaraturengeye muri iyo minsi zaraturengeye kubera ko twarazifataga mu makara twari dufite yari agihari n'amazi y'imvura urumva ntabwo twajyaga mu byo gutara ni ukuziteka ari mbisi kuriya zamara gukandika tukarya uwo papa Jarudi Jumatano nababwiraga yabona porici akatuzanira bagateka nk'agaporici gakeya buri muntu akarya nk'ibiyiko bibiri biramira umutima ubwo tugeze nko ku itariki ya kangahe ubwo ibyo bihe urumva biri gusatira gufatwa k'umujyi wa Kigali sinakubwira ngo ni itariki iyi n'iyi ariko urabizi ko jenoside yatangiye ku itariki 7 ihagarikwa tariki 4 z'ukwa karindwi ari nabwo inkotanyi zafataga umujyi wa Kigali wafashe umurwa urumva igihugu tayari wagifashe televiziyo wayifashe amaradiyo Ikanombe ikibuga cy'indege ibigo bikomeye ka Kigali cya byose kantuzemo byose itangazamakuru Orenforo kantuze mo Kigali yafashwe iriya Rebero yafashwe Mojari yafashwe ubwo icyo gihe no kumenya no kwibuka amatariki urumva byageze aho mumeze nkaho muri mu gicuku rwose byabaga ari ikibazo ntabwo nakubwira ngo iki wenda ngo uwo papa Jarudi yatuzaniye porici itariki niyi ntabwo nabyibuka yewe n'umurambo wa mama ujyanwa ntabwo nakubwira ngo itariki niyi kuko twa tumaze gucanganyikirwa none dufite inzara dufite iki inzara ubwo tuba muri ubwo buzima noneho bigiraho noneho batangira kwica abantu bo muri karitsiye ndibuka hari umugabo utarahigwaga w'umunyaruhengeri witwa Kanamugire wacuruzaga amapiyese y'imodoka hariya kwa Rubangura nawe bamufashe nk'icyitso kubera ko n'ubundi yacururizaga Ruhengeri aza kuhacika aza kuhahunga aza gucururiza mu mujyi wa Kigali ahunga ko bari kumwita icyitso cy'inyenzi kuko hari uburyo yazifashaga nubwo atahigwaga ariko hari uburyo yabafashaga Kanamugire baramutwaye aburirwa irengero noneho yari yarashatse n'umututsikazi
ndabibuka yari afite umwana bita Evode, Jojo, ba Gasore, ba Clementine, ba Louis. Ndumva Clementine twaraniganye ku Ntwari hariya, menya bari hanze bari za Belgique ngira ngo niba ntibeshye. Ariko uwo musaza ubwo tayari batangiye kugenda barowamo abantu babatwara. Uwo nguwo abaciyeho baramwishe. Umugabo wari hakurya opposite yacu witwaga Rafaile, ndumva ari Rafaile, wari ufite abana bitwa ba Christella, Eric, Alice, Claudette, Fifi, we banamwiciye imbere noneho yiwe bamurashe. Amakuru akaza dusanga aho ngaho ntago twasohokaga. Ariko gusa we uburyo twabimenye byihuse bakimara kwica uwo mugabo Rafaile, umugabo wari mwiza cyane w'imfura. Umwana we witwa Eric wari ubyibushye w'inzobe, ndamwibuka hise akwira imishwaro araza ahingukira mu rugo aho turi natwe twihishe. Baramubaza bakuru banjye ati bigenze gute? Papa baramwishe. Ubwo bakuru banjye kuko bari babiza amateka bayazi kuturusha twebwe, mbona batangiye gushya ubwoba. Ati ubwo Kanamugire yagiye, ubwo Rafaile nawe agiye, tayari natwe baratuzira. Ntibyatinze twagiye kora tubona abantu baraje kumanza urugi ngo Shyaka w'umuyovu, Shyaka w'umuyovu. Babagize gute? Bati Shyaka w'umuyovu timufungure hano. Bari bafungishije umuryango yangufuri imeze nk'umugozi y'igare. Ndabyibuka ninjye babwiye ati genda ufungure. Bakwira imishwaro kuko bumvaga abantu bafite imbunda Nyifungura bari abasirikare batatu, harimo n'undi ufite tournevis, urumva yari intera hamwe yambaye imyenda ya civile. Tournevis ndende kabisa. Ubwo maze gufungura basanga umugore wa mukuru wanjye aho yari yicaye ku musamba aho ngaho. We nturi umututsi, akabanza guceceka. Nutavuga ndakurasa. We nturi umututsi, ukomoka he? Ntoroka Bugesera. Nturi umututsi. Nta kundi yabigenje, ahise avuga ati ndiwe. Yuko yabonaga nta n'ikindi aramira. Byari biri no mu marangamuntu cyane rwose. Shyaka baba bamwirukankanye mu cyumba. Ubwo hari radiyo, abo ngabo navuga ko bari bazanywe n'amafaranga Shyaka. Hari radiyo yari afite yari ikomeye icyo gihe yayigurishije, noneho bashaka amafaranga yayigurishije. Baraza bamuryamisha mu cyumba. Ubwo ngewe nahise mpungira hehe muri wese, ariko wese kuko yari meze nk'irangaye nkareba ibintu biri gukorerwa hanze byose. Shyaka baragenda bamwambura ya mafaranga yagurishije radiyo. Nibwo bagiye bati turagaruka. Uwo munsi tuba turawurenze. Mwahise mwimuka aho hantu ariko? Oya, tujya hehe. Ubwo bamutwaye amafaranga ni iki? 22. Icyo gihe era amafaranga menshi, mvuze ko muri iki gihe ari hafi miliyoni ntago naba mbeshye. Yari menshi cyane. Yari menshi muri 22. Noneho icyaje kuba Shyaka bitekereje nyine Papa Jarudi uko byagenze byose. Ubwo bamuwa ko Shyaka n'umugore we n'abana babiri bagomba kujya guhishwa. Urumva aho mu rugo hasigaye nde? Nge bakuru banje babiri na data. Ntago turicwa. Mushiki wawe na wa musirikare ari wo mugabo we ntago mwongera kumenya amakuru yabo. Abwo aho ntago nzi amakuru yabo. Yaheruka cya gihe bagenda bazanye umurambo wa mama ho nyuma yaho yari yiciwe sehashika muri bwa buryo navuze. Noneho
tubona Shyaka aragiye n'umugore we n'abana bagiye guhishwa n'umugabo utarahigwaga w'umusilamu witwa Sudi. Niba papa Najimu, mama Najimu, gutyo afite n'umugore w'inzobe muremure. Yego. Niba ari babitiraga umwana bita Najimu yacu. Usohotse hanze ku muharuro munsi yacu. Usa nkugana Matimba ariko utaragera mu ikorosi ryaganaga aho ngaho. Umwe musigara aho ngaho. Baragenda dusigaraho. Kera kabaye noneho baraza ku munsi runaka ntibuka itariki. Baba baraje igitero bakigaba mu rugo rwacu, baradufata baga kutwicira aho ngaho, babanje kudutunga imbunda aho ngaho. Ndibuka umwe yafunguye safe turi ahantu kuri inzu yari mu pangayi, ubwo icyo gihe ntabwo safe nari nzi icyo ari cyo, ariko kuko ubunyizi kuko kuko safe nakabati begura gato bamanura ubundi bagafata mu mbarutso isasu rigasohoka. Mbona umusirikare ashyize imbunda ku mugozi banikagaho imyenda, yafunguye safe, yashyize urutoki mu mbarutso muri twiga, tujya ku kibambasi cy'iyo nzu yarimo umupangayi, yajyaga mu mupangayi. Undi mugenzi we bari kumwe ati twibicira hano, yari nk'Imana yavugiye muri uwo musirikare, hakumva ko yaragambiye ko bajya kutwicira ahandi hatari aho ngaho. Bati tubajyane, baradufata. Ndabyibuka nagiye mfite akayunjurizo k'icyayi ka plastique, ndabyibuka. Baradufata, byari mu masaha y'igitondo, baradufata batumanura imbere y'umuharuro wo mu rugo, batuganisha dusa nkaho tujya i Matimba. Ako kayingiro se wari ukajyanye he disi? Nari ngafite nyine, ubwo badufata ngafite nyine. Badufata ngafite. Uko ndibuka icyo nari nagakoresheje yari amazi y'imvura yavuye hejuru, kandi hejuru kuko inzu yacu hari igiti kigize gute kimena amashami cyangwa gisuka amashami ku mabati. Ya mazi y'imvura tukayareka ko akaza arimo imyanda. None ubwo nari maze kunywa amazi namaze kuyayunguruza y'imvura, kakayunguruza nyine bavuga ngo nari nkajyanye. Batugwa gitumo ngafite. Baradufata njye bakuru wanjye babiri na papa umbyara. Neza tugeze kuri ya nzu irimo mukuru wanjye Shyaka n'umugore we n'abana babiri, neza tuhageze wa mugabo papa Jarudi yari avuye kuri bariyeri yari aho ngaho ruguru. Niba yaraje kwihagarika sinzi, arebye hepfo abona abantu bane bashoreye, arebye asanga abona nitwe. Ndabyibuka yaje yiruka afite imbunda ku rutugu, yambaye kayesu kuko hari mu gitondo hari imbeho, yambaye kayesuime mu ntuza kazibira nyine imbeho, akambaye yizungurukije mu ijosi. Araza yiruka, ndabyibuka afite imbunda ku rutugu, ati abone murabajyana hehe? Ati si Nyenzi. Ngo ya abo turabazi turaturanye, ntago mubatwara. Papa Jarudi ndabyibuka. Niyo mpamvu ahari Imana imuha imigisha, Imana imuha iruhuko ridashira, kuko aho hantu twari tugiye kujyanwa ntago twari kurenga bariyeri y'uwitwa Macuho n'uwitwa Yusufu yari munsi ya Matimba hariya hakunzwe kuba ngo indangamirwa. Ariko barabishe. None iyo wageraga imbere ya Macuho, metre Macuho yacishagaho, ntago wamurengaga. Niho bari bagiye kutujyana. Hafi aho rwose, iyo uwo mugabo papa Jarudi cyangwa Jumatanu adahinguka aho ngaho, akacu kari kagize gute? Kari karangiriye aho ngaho cyangwa gashobotse nk'uko bivuga. Aratugarura tuguma mu rugo. Kuva icyo gihe ntitwongeye
kurara mu nzu, twagumyaga ducunga ku muhanda ngo turebe niba hari abantu baza kudufata, ariko tugacungira inyuma y'inzu, inyuma y'inzu. Inzara mwibuke iravuza ubuhuha nyinshi y'amazi, kuko twageze naho turya ibibabi bya avoka, kuko igiti cyari aho ngaho cyari igiti cya avoka gusa. Voka zarimo zari nkeya twazimaze, mutangira kurya ibibabi. ibibabi bya biriya umuntu yigira iki, ibibabi bya avoka byaradutunze muri icyo gihe. Aho ariko twumva amasasu atugwaho y'abasirikare barwanaga ku rugamba, inkotanyi nyine n'abasirikare ba leta b'icyo gihe, bagosanga amasasu atuguyeho. Ndibuka isasu ryanguyeho, aha aka kantu muri kubona hano kano gakovu, kuri isasu riba ryarasiwe kure, ariko rikaza rigize gute, iri ni isasu ryaje rivuye aho ingabo za leta z'icyo gihe zarwanaga n'abasirikare bo kwa Habyarimana, cyangwa nako n'inkotanyi. Ingabo za leta zari za Habyarimana zarwanaga n'inkotanyi, ugasanga amasasu agenda anyanyagira ahantu hose. Ndibuka ryaje rihushura hano rirantwika. Hago no mu buhamya natanze bwose iki kintu ntabwo nakivuzemo, sinzi uburyo mbyibutse. Rwose ahangaha isasu ryaje rirampushura, atari njye rigambiriye, kuko ryarasiweho tutazi. Ubwo rero nyuma y'aho ngaho ubuzima butubana ikibazo, dutangira gutungwa n'ibibabi bya avoka. Ahubwo no mu buhamya nagiye ntanga sinigeze mvuga ibibabi bya avoka navuze voka. zaje kugira igihe zirabura nazo zirashira mu giti cyari aho ngaho. Nabwo n'Imana yatumanuriye, kubera ko Imana yatumanuriye, kuko ntago zigeze zera mu gihe cyose twahabaye. Zadutunze iminsi mike. Noneho ikintu cyaje kuba ikibazo nanone, abazehe papa za kuducika, aramanuka yabuze iki, yabuze ibyiringiro, yabuze mbese nawe yataye umutwe. abona n'abana inzara igiye kuba mwicana n'iki, arenga wa muryango agenda ku muharuro, kandi azi ko turimo guhigwa. Jumatanu ntago yari ahari, niwe wabarokoye ubushize. None nawe hari yari nyine kuri iyo bariyeri yari rugura aho ngaho, atanabibona. Noneho amanuka hahandi imbere mukuru wanjye yaragize, yarari bamuhishe, aragenda ajya kuri ya bariyeri itara, nta muntu wacagaho. Noneho Suda arabimenye, wandi uhishe kwa Shyaka abimenye, abibwira Shyaka ati muzehe birarangiye kuko agannye hariya, bamufashe. Shyaka yinginze witwa Jean d'Amour, wari ufite imbunda aho ngaho, ndetse ari n'umwana w'intera hamwe witwa Karaveri. Jean d'Amour yanga kugira gute, gufata papa, yanga kujya kurokora papa mbyara. Urumva iyo kandi Jean d'Amour hari ibintu byinshi Shyaka yamufashaga nk'umwana w'umusore, byinshi cyane yamufashaga. Papa twamubuze gutyo, uwo mwana abirenga, uwo musore yanga kujya kumufasha, yanga kujya kurokora. Wenda agenda muvuganire. Jean d'Amour ndabyibuka, ubwo ni amakuru twahawe nyuma nyine. yego. Jean d'Amour ubu n'ubu baracyariho, barahunze, niba bakiriho ntabwo mbizi, gusa bashiki be barahari, witwa Claire, ariko we ntabwo yafunzwe kuko ntacyo yakoze, icyaha ni gatozi, kuko ntabwo yazira ibyaha bya se, kuko abo ise nibo bagize uruhare rwo kugira ngo abo barafayire bapfe. Abo bakanamugire wa musaza batwaye, natwe kugira ngo badutere no kugira ngo bagire iki byose nibo babigiraga muri, kuko nibo bari intera hamwe nkuru zarahangaho muri iyo quartier witwa Karimunda na Fayire Swingi.
ubwo n'abana babo nawe urabyumva ariko batari bose kuko iyo baba bose uwo kirere yari gufungwa uwo nguwo wa Karaveri ariko numva atarafunzwe. Reka turebe papa wawe rero baramujyanye ubwo nawe naho ngaho nta rengero rindi mwamenye yuko wenda ariko ubwo yarapfuye nyine yarapfuye yarishwe ntago tuzi ngo niba baramwiciyeho cyangwa baramutwako icyo nzi cyo iyo bariyeri yo kwa Metire Macuho ntawayirengaga. Ubwo papa nicyo gihe tumuheruka. Ubwo hasigara iki noneho umusaraba wacu wanjye na bakuru banjye babiri. Tayari ubwo turi gusatira inkotanyi gufata umujyi wa Kigali cyangwa gufata igihugu rusange ku itariki enye. Buri inkotanyi iyo zirengaho gato zigakererwaho gato ntizifata umujyi kuri iriya tariki icyitwa Umututsi n'igisa nacyo ntacyo mwari kubona hano mu mujyi wa Kigali kuko bari bamaze gukora amaliste nako bari bazwa Abatutsi bari bamaze kumenyekana ahantu bari hose. Bivuze ngo tariki 5 inkotanyi zari zamenya amakuru ko tariki 5 icyitwa Umututsi n'igisa nacyo cyose ari burangire bari bubuze gutsemaka. Ukurumva hari hasigaye n'Abatutsi bakeya kubamenya aho bari byari byoroshye mu buryo bushoboka. Nubashyigikiye nusa nawe bose yagombaga kwicwa. Inkotanyi ubwo ziba zigize gute zifasha umujyi ku itariki enye. Buri inkotanyi navuga ko ari ubuzima n'ubuzima. Inkotanyi ni byose ku buzima bw'Umututsi warukose icyo gihe kuko iyo zikererwaho gatoya nanjye uri imbere yanyu ntabwo muba mumbona. Ndabyibuka mu Kabwibwi twumva amasasu ntari kuvuga ariko ubwo muri icyo gito mbere yuko mu gitondo kigera mu Kabwibwi mu ijoro hanyuze abantu baza bakomanga kombi inkotanyi zamaze gufata umujyi. Intera hamwe n'abandi bantu bashakaga abandi bahungana kugira ngo bagende bagereza yireho barihungiye n'ubundi kuko mu bintu biranga genocide bagenderaho mu bayikoze iyo bagize iyo batagize amahirwe ngo batsinde bagatsindwa kuko bari batsinzwe bagomba kugira ingaruzwa muheto bajyana kugira ngo babifashishe. Niyo mpamvu bamaze kubona ko inkotanyi zifasha umujyi wa Kigali uko bahungaga nta rugo barengaga badakomanze. Mwibuke twe ntago twararaga hehe mu nzu. Abantu baraje barakomanga turavuga tuti no baradutwaye aho twari turi muraceceka barinda bagenda hari batatubonye ariko tukumva ikirere ntago kimeze nka mbere ngumva cyeyutse nta masasu kuko mu minsi yahitaga byari amasasu mu Kigali Rwanda na Rebero ikibikompora bu masasu jari Rwanda iki kumumena buri habereye intambara kumumena nuza na Kivugiza buri inkotanyi zararwanye bya hatari. Ariko gatoya nubundi numva ngira ngo birasa naho turimo tugenda twegeza ku musozo. Ni ku musozo rwose kubohora igihugu kw'inkotanyi. Tugarutse nyuma gatoya urugendo rw'umusaraba waciyemo rutari rworoshye twumvisha inkuru ya mama wawe aho yaguye dukomeza urugendo na papa aza kujyana niyagaruka navuga ngo numvisha ari abo babiri gusa ngira ngo kandi wavuze ko rufite umuryango wabesha abandi bararokotse bose. Oya mu rugo twari umuryango w'abana 13 ubwo ndakubwira abandi uko bapfuye. Niba navuze wa mushiki wanjye washatswe n'umusirikare wa leta y'icyo gihe nkakubwira abakuru banjye turi kumwe aho ngaho ntago ari bo bana twabyawe ndabivuga n'amafoto hari arabyerekana ngaba ari noneho twumva ishyamba
riratuje ikirere kiratuje kumbe inkotanyi zamaze gufata umujyi wa Kigali abadukomangiraga bamaze kugenda ngo bageze kure wenda bageze nka Nyabarongo cyangwa banayirenze bageze Kamonyi bakomeje ariyo mpamvu mushimira Imana tukavuga tuti iyo tubakurikira tubumva tugahunga kuko nubundi ubwicanyi bari bakoze hano bakomeje bagenda babukorera iyo bagiye no mu nzira uwitwa Umututsi bakamwica yewe banageze no mu nkambi za Tingitingi yo ngiyo abatutsi urumva byari ibibazo uye bari no kubica kugira ngo mutazabara inkuru nyine yego mutazavuga ibyo mwabonye cyane kuko ubundi intumbero yabo tageti yabo yari yo gutsemba noneho mu gitondo bukeye rwose hatangiye kubona izuba riraje twumva wapi ariko tukumva abantu bari kujyujura ruguru urumva iyo ikirere gicecetse akaruga komye kose urakumva tukumva amajwi y'abantu ariko nta rusasu ndibuka ninjye wafashe ya mbere bakuru banjye bafite ubwoba ko ari wowe wari muto n'iki cyagutinyuraga kuva no kwa mama urwaje mama urimo uratinyuka ukajya hanze ukajya kureba ngira ngo wowe umusirikare kera n'ubundi navuga ko ari Imana yakoze icyo gihe kuko ubwo murumva impamvu nasohotse mwumva inyungu yabyo ngenda nomboka ngana ku muharuro nomboka sa nk'uwikinga ku miyenzi rwari urugo rw'imiyenzi icyo gihe ndeba ruguru hahandi nyine habaga hari intera hamwe ari naho n'umurambo wa mama wahagurukiye ndebayo mbona abasirikare babiri barebare bambaye imyenda mucanganyiko idahuye ya gisirikare bambaye agatenge mu ntuza mu ijosi bambaye bote avuga ati bigenze bite none mbabonye nje ntabwo nibwiye ko ari inkotanyi nari umwana icambere nari mfite imyumvire y'uko inkotanyi zifite imirizo nje nababonyemo ko ari abasirikare bagiye n'ubundi kutwica ku bw'amahirwe make muri kwa kurunguruka umwe abayandabutswe mbonye amanutse bose baza nyine baje kureba uwo mwana uwo muntu urungurutse subira inyuma niruka noneho n'abakuru banjye bari baje bavuye aho bihishe basa nkaho bari mu mbuga aho ngaho mu gucika abo bantu nta nubwo twirukanyiye hehe hahandi hanze twinjiye mu nzu twegekaho umuryango noneho njyewe njya mu cyumba cya mukuru wanjye Shyaka aho yararaga n'umugore we amahirwe icyo cyumba idirishya ryacyo ryarebaga ku muharuro neza aho abantu baturuka bava ku muhanda mbona bandi babiri baraje ariko none kuko bari batize kuko bari bazikene hamwe n'ubundi hari zasigaye baje binjira muri icyo gipangu bafite imbunda gutya bakokinze bari bakokinze na safe ifunguye kugira ngo nibagira icyo bahura nacyo kibarwanye mbonye uburyo baje uyu munsi ntabwo tuwurenga ku mutima binjira mu gipangu bakuru wanjye nabo barebera mu idirishya ry'urugi mu birahuri baraza barakomanga twanga kuvuga ari bakuru wanjye bari muri saro ari nanjye uri mu cyumba nibwo basunitse urugi buhoro buhoro bafite imbunda gutya umwe asigara inyuma acungiye uwo nguwo winjiye ariko bameze gutya ku buryo bumvaga ko bahura n'umwanzi ntabwo bari bazi ko ari abantu barokotse bageze muri saro bakinguye urugi ntabwo rwari rufunze ruriho ingufuri cyangwa urufunguzo barasunika bahingukira kuri bakuru banjye babiri Gikwerere na Ejide tayari Ejide yinyariye ubwoba mukuru wanjye yinyariye rwose mutubabarire rwose ibintu nk'ibyo ndi kubyuma ngende mu cyumba none se uwo tubonye ko atari yari umuntu w'umwana uciye bugufi nkaba mbona mwebwe ari hehe uwo mwana atari mu cyumba hariya ati rero ntarasohoka
ati muhumure turi inkotanyi. Aho nari ndi mu cyumba inkotanyi, none se ko inkotanyi zifite ubwo nibyo nibwiraga ko zifite imirizo n'amatwi atendera, baratubeshya ko nabonye ari abantu bazima, abasore beza barebare. Ariko mukuru wanjye ati banyitaga Ruhubanya, ati Ruhubanya sohoka. Ndasohoka rwose, bati muhumure ntabwo tubica, ahubwo twebwe turi inkotanyi. Muhumure ntabwo tubica, turi inkotanyi. Ahubwo mufate utwangushye dushoboka duke, mwese mujye aho abandi bari kugana kuri katedrale ya Saint Andre Karori Rwanga. Niho twagiye, twarasohotse ariko dufite ubwoba, nta cyizere. Nta cyizere, ariko baraduhumurije. Niyo mpamvu umuntu utuka inkotanyi, umuntu uvuga inkotanyi nabi, twatumaze guhahamuka bitewe n'ibintu tumaze iminsi tunyuramo. Kubona umuntu uza agahumuriza ati humura ntugipfuye turi inkotanyi, byari nk'Imana, byari nko kubona abamarayika. Yego, byari nk'Imana ikubonekeye. Yego, byibuze ko n'umuntu ukubwira ati ntugipfuye turi inkotanyi. Kandi koko bamaze kubona ko turi abantu bahigwaga, imbunda barayururikije. Ntabwo byari bikimeze gutya, kuko tubone ko ibyo batubwira ari ukuri. Ndibuka harimo n'uwavuze ati ninde ukeneye amazi ngo muhe. Uwitwa Gikwerere niwe yari afite ikibuyu yambaye, bya bindi bambara bashyiramo amazi. Turavuga tuti inkotanyi ntabwo zisanzwe. Dushyiramo twenda iki, tunyura ku muharuro, turebye ruguru tubona abandi bantu bayikoreye utuntu bagana Saint Andre. Ubwo bo bagumye mu kazi kabo aho ngaho kuko ariho bari bajemo. Twebwe dukomeza hehe Saint Andre, tunyura muri wa muhanda uri munsi y'intwari, niho twanyuzemo. Tugenda duhura n'imirambo y'abatutsi bagiye bicwa, bamwe babonaga ko bamaze igihe kuko bari batangiye, murabyumva, hatangiye kuzamo twadusimba. Bivuze ngo kuva hariya dialogue tugana Saint Andre ni imirambo twacaga, imirambo iri mu muhanda gusa y'abatutsi. Ndabyibuka rwose. Bamwe ubona ko ari bakicwa, umubiri giteranye, abandi rwose twadusimba tugaragara, wumva ko bari bishwe mbere. Turagenda, inkotanyi ugerageza kutubwira ubwo zo zacaga muri iyo mirambo, ubona ko zo zitumbiriye kurokora. Yego, abasigaye. Uko niko kuri. Kuko inkotanyi yo zitaza ngo zigende zinjira mu mazu zireba abantu barokotse wenda batabashije guhunga, ntabwo tuba twarabimenye. Ntabwo tuba twarabimenye. Birumvikana. Urumva bo byarenze, nako niyo yari intumbero yabo, niyo yari target yabo, guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Yego. Kuba rero bari barwanye bagatsindurwa rugamba, bagombaga no kwinjira bakareba ninde warokotse. Yego. Hari warokotse wenda warashwe, watemaguwe, ugihumeka, uri mu nzu, abo bose bagendaga babafasha. Ubwo turazamuka tugana Saint Andre, niho abantu bose bakuranyirijwe, abava Kimisagara, abava aho twari turi hariya dialogue muri Rwezamenyo, abava kurya nyuma, abava Kivugiza, dore ko ari naho Saint Andre yari iri hafi aho Mumena, abava hose hafi aho, abava hano Biryogo aho turi bose. Inkotanyi zarababwiye bati mugende mugane kuri Saint Andre kuri Karori Rwanga. Turagenda kubw'amahirwe mureyo na mukuru wanjye wa wundi Shyaka, umwe bari barajyanye kwa Sudi wa undi wamuhishe. Duhurirayo, mbona we n'umugore we ni bazima n'abana babiri. Aho ngaho rero twararyamaga no kubyuka bikakunanira, kuko twari dufite umutekano, abantu tubona baseka rwose, tunezerewe. Ubwo inkotanyi zikaza zituganiriza aho twari turi ducanamo mu kigo cya Saint Andre hariya cy'abanyeshuri. Yikope.
ducananamo tubona abasore beza b'inkotanyi aho rero niho navuga urugendo rwo kubohorwa niho rwagarukiye. Yego. Reka noneho turebe buryohe ajya gufata umwanzuro wo kwinjira mu gisirikare. Urumva ibyo byose byakubayeho na amateka maremare kandi ashaririye, ugira amahirwe ubona nako tugira amahirwe. Yego. Inkotanyi zirinjira. Yego. Zimaje kwinjira ibyo byose zakoraga warabirebaga uburyo zarokoye abantu. Rwose. Niho wahereye uhita uvuga uti nanjye ngomba kwisunga inkotanyi kwinjira mu gisirikare. Nta n'ikindi nagombaga kuzikorera cyangwa kuzihemba. Uretse nanjye kuvuga cyangwa gukora igikorwa cyo kuvuga reka nzijoyoninge kuko n'ubundi abasize bakoze jenoside bagumanye ingengabitekerezo yayo. Murabizi ibitero byagiye biterwa biva Zaire biva Kongo abacengezi intambara abacengezi abantu barayizi. Ahubwo turebe ngo mu gisirikare intumbero we yari kujyanyemo ne kuko urumva wari warangije gutakaza imiryango, mama we yari yapfuye, papa yaburiwe irengero n'indi miryango itandukanye. Wowe rero birumvikana ko wenda wari ufite n'umutima uvuga uti jewe umutima ushari uvuga uti jewe nimfata imbunda naho gumvaga uzihorera. Oya. Icyo nacyo ndakivugaho akomere kukivugaho mbanze mvuge indi mirya abavandimwe banje bandi tutavuze. Buriya papa yavuye yagiye bamushyize Kibungo avuye Rwamagana yavuye Gahanga na CHK za Kibari byumba za hehe aho bitazanyaga hita aho hose yagiye ahayobora ari umuganga. Rero pasiyo y'ubuganga yayibonye noneho baramushyize ku bitaro by'Ikibungo. Urumva Kibungo twari abimukira kuko amakuru mfite mpabwa na mushiki wanjye wongwa no siyata nuko kavukire ya papa ngo babaga hariya urone hari Mirikorine ahantu hari Mirikorine ubu ngubu hotel Mirikorine buriya ngo niho hari wabo wa papa ahantu hari Kivumu ahubwo yari tarahagera Mirikorine bivuze ngo papa ngo yari muri Rugenge icyo gihe ngo bahitaga muri Rugenge. Ubwo aho hose yagendaga ajya Rwamagana bamujyana mu buryo bw'akazi Kibari byumba naho ndumva yarahakoreye Gahanga hari ahirya paka kugera Kibungo aho hose twahagiraga turabimukira. Noneho urumva ko ahubwo ko yaharuye pasiyo yahise hagura inzu hagura ikibanza agura arubaka ahagura n'isambu ubwo tuguma Ikibungo gutyo cyangwa batura Ikibungo gutyo. Bashiki banje rero bamwe na bakuru banje bose niho bapfiriye kuko twari abantu 10 na bangahe. Uwitwa komite uwo twakurikiraga wavutse 75 niho bamwiciye. Uburyo yapfuyemo mu nzu zasenywe jenoside igitangira n'inzu yiwacu irimo aho ngaho muri Kibungo imusamvu n'inzu yacu irimo. Komite amaze kubona ibibaye basahuye n'inzu yacu ishenywe ishyizwe hasi amabati bayatwaye n'ibintu biri imbere byose babitwaye yirukasagana ku muhanda. Mu kugeragana ku muhanda intera hamwe zimwiruka inyuma na bya biti bitaga za mpongano z'umwanzi amacumu imipanga byose areba ibintu bimwirukanka inyuma bigiye kumwica. Kubwa amahirwe abona bisi yari itwaye ingabo za leta zigiye ku rugamba ati aho kugira ngo nicwe na biriya reka nirohe muri rapine yari yo mahitamo aho kukubona usongwa kubitwa ubuhiri umupanga bakata akaboko. Komite mukuru wanjye yapfuye muri ubwo buryo. Bashiki banje babiri bakuye imishwaro nyuma yo gusenywa kw'inzu. Wari burugumesitiri ubwo nama makuru twagiye duhabwa wari burugumesitiri wa komine yitwaga Birenga witwaga Tahimana atumiza abantu bose ngo baze bahungire kuri komine Birenga kumbi no kugira ngo bakusanye abatutsi bicwe. Ubwo bashiki banje babiri uwitwa Kente uwitwa Kantengwa Specials uwo cyete yitwa Gatawusirindi ndetse n'abana babo. Kente rafite abana 3 Kantengwa afite abana 2 bose bahungira aho ngaho muri komine Birenga ari burugumesitiri watanze iryo tegeko kumbi aho babashyize
babakusanyirije bazanye interahamwe bazitumije babashyizemo essence bajugunyemo grenade bapfa gutyo muri komine Birenga. Mu bana babo harimo abarokotse. Uwo Kent yari afite abana 3 yahunganye aho ngaho. Umwe ubu ngubu ariho yacitse icyo gitero. N'uwo Kantengwa nawe mu bana be umwe yarahacitse ubu ngubu ariho barabyaye. Undi wapfiriye aho ngaho impanga yanjye twavukiye rimwe, ntago twabanaga i Kigali. Impanga yawe? Impanga yanjye ku mbyaro ya 13 haje abana 2. Ngenza ndi gato undi azari gakuru niyo waje mbere. Yitwaga Odette. N'umurambo we wabonetse 2017. Ari umuntu wireze mu bamwishe ati wa mwana wo kwa Michel niwe papa wanjye. Gatoya ati nzaho nakice ngatemaguye. Baramufata baramujyana basangaho nyine urumva umubiri wari wamaze kugira kuba magufa. Baramufata bamujyana ahandi hari hakusanyirijwe imibiri y'inzirakarengane z'abatutsi. We bamwishe gute rero? We jenoside itangira yararwaye yagiye gusengerwa ahantu bita Karenge. Ariko jenoside itangira abo bantu bamenya makuru ko abantu batangiye kwicwa. None Odette aravuga ati ninyura yaragiye kunyura mu muhanda baramubuza. Ati manukira ngaza Rwasaburo ugabanya Kibungo barahaza ahantu twa Rwasaburo uvuye Karenge kugira Rwasaburo biroroshye. Ubwo ragenda aca Rwasaburo agiye kuzamuka agiye kugera Musamvu intera hamwe biramubonye. Ati dore kagatutsi ko kwande ko kwa Michel. Aramufata amutemagura nabi cyane. Ubwo impanga yanjye ipfa gutyo umubiri we twawubonye muri 2017. Nawe ushyingurwa mu cyubahiro. Umubiri we uri mu rwibutso rw'Ikibungo hariya aho indi mibiri ishyinguwe mu cyubahiro. Ubwo urumva abo n'abavandimwe banjye nabo tuvukana papa na mama bapfuye. Wabuze abantu benshi cyane. Bazira uko bavutse baremwe cyangwa bavutse. Haje ikindi sinzi cyungwa nibaje ndakuvuga icyo twari tugiye kujyaho tugana ku musozo. Nagira ngo tubwire impamvu winjiye mu gisirikare. Kuko urumva ko Tese ugiye kwihorera. Hari abantu benshi bagiye binjira mu gisirikare bafite gahunda yo kwihorera. Umunyakubahwa Perezida wa Repubulika arabaganiriza arababwira ati ibyo ntago ari byo mukwiye kugendera muri uyu murongo kugira ngo twubake igihugu kizira amakimbirane. Yego nibyo kizira ubwicanyi. Yego. Ubwo rero tubwire impamvu winjiye mu gisirikare rero n'icyabiguteye. Icyo gihugu byari byoroshye ntago ari iki gihe wenda babanza kubaza imyaka babanza kukupima ngo urebe kurwaye. Kwinjira igisirikare byari byoroshye upfa kuba wari umwana w'umusore. Icyo gihe rero aho rinjira igisirikare ni hariya muri Setandri. Inkotanyi yari imaze gufata igihugu. Serija witwaga yarapfuye nyuma yishwe na accident witwaga Mugabo Peter niwe wamfasha aranyikundira anyinjiza mu gisirikare. Ariko ibyo wenda rumbajije ngese wakinjiyemo kugira ngo wihorere iki. Nshimira ba commanders b'icyo gihe bari bayongojwe na nyakubahwa Paul Kagame. Nibyo koko inkotanyi nyinshi zimaze gufata umujyi cyangwa zimaze gufata igihugu bari bafite bene wabo ababyeyi babo abavandimwe babo basanze bishwe. Urumva bagombaga kwihorera. Yego. Ni gute umuntu wanyiciye ndi kubona yidegembya kandi ifite imbunda. Ariko kubera ubu umuntu twari dufite indangagaciro twari dufite kuva mbere ndi umunyarwanda ntago inkotanyi zigize cyangwa ntago tuyigize ubu. Oya na mbere nukuva kera. Kuko iyo hatabaho ndi umunyarwanda icyo gihe baba barihoreye. Nanjye nyuma yo gufata imbunda mba narihoreye. Ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame aho yari ayongoje n'abandi ba commanders
benshi baganirije abasirikare ibi rwose ntabwo byaba ari byo iki kandi barabumvira kandi byabyaye umusaruro. Nge rero ntabwo ninjiye igisirikare mvuga ngo reka njye kwihorera, oya, ntabwo ariyo ntumbero, ahubwo yari ukugira ngo byibuze mfatanye n'abari bandokoye bambohoje byibuze, kuko imbere hari indi ntambara itoroshye, kuko abandi basize bakoze jenoside iyo batsinzwe ikintu cya nyuma bakora ni ukuzimangatanya bya bimenyetso basize bakoze kugira ngo itabitirirwa. Niyo mpamvu wabonaga buriya butero shuma bagumyaga batera akora umundi bikaba baniyanga, haje intambara y'abacengezi iyo naranayirwanye, narinda aho bita ku Kabaya za Ngororero hariya, za Giciye, za Gaseke, za Rambura, ku ruganda rw'icyayi za Satinski, hari hose naraharwaniye. Aho naharwanye ndibwa turi mu musozo w'ikiganiro, sinavuga ngo uburyo ninji igisirikare uburyo nageze Gisenyi, ariko ikizima nuko nanjye amaraso yanjye, ingufu zanjye nari mbihaye igihugu kugira ngo mfatanye n'inkotanyi zari zimaje kumbohora. Kubwo amahirwe intambara nagiye ndwana nagiye nzitsinda, yego, y'abacengezi narayitsinze. Abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi muzi ko bari Kongo, twarabakurikiye kuko nibo baduteraga baza ariko baturutse Zaire Kongo, baza gutera iki, gutera igihugu. Kongo twarabakurikiye, naho twararwanye, naho ngira gute, naho mava Gitwari. Babona ko icyo bari bagambiriye, urumva baravugaga bati n'umututsi wasigaye ka tuzasubiraho tumwica, ariko ntabwo byashobokaga, byari ubwenge buke. Tubafatanya igihugu, bari bafite intwaro, bafite ingufu z'Ubufaransa, bafite ingufu za Mobutu, Zaire, yego, bari bashyigikiwe, turakibafatanye, none bagifata bacengera, bwari ubwenge buke. Yego, ariko wenda nsubira inyuma gatoya, kankubaza akantu gato, ntago twasoza ikiganiro ntakakubaje aka kantu. Yego, iyo turebye mu mateka y'inkotanyi zari nkeya aho bari barahungiye, bari barameneshejwe, bari nibyo ukurikije bari bakeya. Iyo ubona ukuntu bari abasirikare bakeya, ukabona ukuntu baje bagakubita izi ngabo zari ziriho bakazishwishwiburiza zikagenda, ubona ari ni irihe banga bakoresheje? Kuko urumva ibikoresho bari bafite byari bikeya, ibintu byose urumva, uragerageza utubwire kuki barokoye igihugu ari abasirikare bakeya? Dore banga rero, inkotanyi zari zifite intumbero imwe. Ibuka, ntago zarebaga Hutu, ntago zarebaga Tutsi, ntago zarebaga Twa. Ako ni akabanga. Yego, ndi umunyarwanda, niyo bari bashyize imbere. Ikindi, wasangaga umusirikare wo kwa Habyarimana nako wa leta y'icyo gihe ntago yagenzwaga na kamwe. Niba yaragenzwaga n'amazuru n'indeshyo no gusahura, kuko umuntu ari gutsinda dushyizemo, ntabwo ari gutsinda. Inkotanyi ntabwo zasahuraga, zaje zifite intumbero yo kuvuga iti ngomba kurokora umuntu wese uri kurengana. Imwe, ariko bariya bari bafite intego nyinshi. Urugo rw'umututsi bishe, tugomba gusahura ibirurimo. Yego, inkotanyi zaje zifite intumbero imwe, zije kurokora ababoshye, abari kwicwa, abari gukorerwa jenoside, zije gukura igihugu mu icuraburindi, mu kangaratete. Kandi no bari bafite n'inzara. Yego, buriya batubohoye bafite inzara, ariko iyo urwanirira ikintu cy'ukuri, yego, n'Imana ibigufashamo. Hano harimo n'ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bw'abantu benshi cyane rwose. Iryo ni ryo banga, intumbero yari imwe, tageti yari imwe. Aho bariya harimo gusahura, harimo kureba amazuru, harimo kureba indeshyo, harimo no kugira kurepinga. Ni gute watsinda ugiye kurwana, uhuye n'umuntu umusambanije ku ngufu, uramurepinze,
byonyine ni umuvumo kuri wowe. Ni ikibazo. Ntabwo mwari gutsinda cyane. Noneho rero Buryohe, reka nkubaze iki kibazo. Ngenge nkunda kugukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ariko wenda reka mbarize n'abantu bakunda gukurikira ariko batafite amahirwe kuba mwagahura ngo muganire amaso ku yandi. Yego. Uyu munsi iyo ubona warwanye mu nkotanyi, igihugu inkotanyi zakurokoye nawe ukazirwanirira, nibyo uyu munsi ukaba wicaye muri Kigali uvuga uti nanjye inkotanyi narazirwaniriye nazirwanyemo, wiyumva gute? Ku bwanjye numva ari ishema. Aniyo mpamvu mubona muhora nishimye n'umuryango wanjye. Yego. Hari ababibona bakavuga ati cya gigabo cyarasaze, iti ni umurengwe. Komete njya nzibona iyo na posinze utuntu twishima tubyina mu mvura ngiye n'umuryango wanjye ko twizihiwe. Nta yindi mpamvu, kuko ibuka uniyubaka. Babandi basize bakoze jenoside ntabwo bashaka kubona wa muntu yishimye. Niyo mpamvu n'isomo ririmo cyangwa inama natanga, wowe uzi ko wacitse ku icumu, warokowe, wego, ukarokoka kuri jenoside yakorerwaga Abatutsi, baho kandi uzabaho ariko wishime. Ntuhicyuho babari kuko ntibishimira kukubona wishimye, kandi nubundi barashakaga ko mutishima. Yego, bashaka kubona ubabaye, bashaka kubona usabiriza, bashaka kubona mbese ibi byose bigukorerwaho bikuriho. Rero njyewe mbima icyuho muri ubwo buryo, nishima n'umuryango wanjye. Niyo mpamvu video bwishi mujya mubona njye n'umugore wanjye n'abana duhora twishimye. Hari icyuho tuba turimo tuziba. Yego, ni byiza. Hari gahunda, hari insanganyamatsiko u Rwanda rufite, turimo kugenda rivuga ngo twibuke twiyubaka, wari umaje kubivuga. Uyu munsi Buryohe TV ari mu buhe buzima? Urumva ko kera wavuye mu buzima, wari uri mu buzima bubi. Uyu munsi Buryohe ari mu buhe buzima? Ese afite ibikorwa amaje kugeraho bingana gute? Ese aracyari mu buzima bwo gerageza utubwire ko nabonye ufite na channel imaje gukurikirwa cyane, imaje kugera mu 100 na urumva na YouTube channel kwishyura amafaranga menshi atari make, ahubwo abantu banajyeho bakurikira amakuru, bakore na subscribe, banagukore subscribe rwose nta kibazo. Uraza no kubaha nimero tugiye dusoza. Urebye uburyo mbayeho ni uburyo bushimishije. Icyambere, igihugu gifite umutekano. Uwo mutekano nkanishimira ko ari nawugizemo uruhare. Uburyo twabayemo mbere nabuvuze, n'uburyo bwo hagati ninjira mu nkotanyi, ubu nabwo ndi inkotanyi. Uri inkotanyi kuko nkorera igihugu. Yego. Hari benshi mbwira ngo ndi umusirikare. Turi umusirikare gute? Kandi tuzi ko wasezerewe. Ibyo nyuma naje gusezererwa. Ariko nkuko mubizi RDF igizwe n'imitwe 3 y'ingabo. Hari Land Force ariyo nahozemo mbere, hari Air Force mu kirere mu ndege, hari na Reserve Force. Yego. Ni umutwe w'ingabo uba mu baturage, ufite uburyo ukora, nawo ufite etat major. Yego. Nanjye rero ndi muri uwo mutwe wa RDF wa Reserve Force. Okay. Rero ni umusirikare ndacyakorera igihugu. Rero ibyo maze kugeraho ni byinshi. Ni byinshi. No kuba mfite abana 5. Nababonye ufite abana beza rwose ubona ko batohagiye bameze neza. Abana 5 byonyine kirampagije, nubwo ntavuga ibindi bikorwa. Abakoze jenoside yakorewe abayikoze bifuza ko umututsi apfa kazima. Urumva iyo dushira, iyo inkotanyi zitaba hafi ngo ziturokore, abana mba bafite se, umugore mba mufite se. Niyo mpamvu ikintu navuga gikomeye nagezeho nuko nashibutse. Nuko washibutse. Dusoza, Yego. Nuwe butumwa ugenera abantu badukurikiranye, turacyabona abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ako kantu bajya hirya no hino kandi yashize imyaka 30, umva ko urugendo ruracyari rurerure. Nuwe butumwa ubaha twisoreza? Ubutumwa mu gusoza natanga cyane cyane nabwira urubyiruko, murabona bari basize bakoze jenoside cyangwa bagifite ingengabitekerezo yayo, bakora uko bashoboye kose bakagumya kuyipfobya, bakohereza kuri internet iki. Ubu niho bayipfobereza. Bamaze kubona ko urusasu bitagishoboka. Kuko murakumva. Rero inama natanga,
wowe muntu cyane cyane urubyiruko rujya kuri social media nusanga hari aho umuntu wagoretse amateka mu myandikire tureke no mu myandikire banasohora na video za YouTube bari abapfobya nyine ati rwose ngo byagenze gutya ngo abahutu bakoreje abahutu se bigeze bashyirwa ahantu hamwe twanamenye ko hari n'urubyiruko basigaye baha amafaranga ngo baba joining babavuganire bakabashukisha $100 100 ngahe niyo bagwa miliyoni ariko amafaranga y'umuvumo ntacyo wowe rubyiruko uri muri ibyo ngibyo nakubwira nti va muri ubwo bushije inama natanga nkuko mwari mubimbajije nusanga hari video runaka yakozwe irimo igureka amateka cyane cyane genocide yakorewe abatutsi bivuga ukundi iyo video cyangwa iyo nyandiko ntuyive utayinyomoje cyane cyangwa bagira ibyo bavuga u Rwanda bagira ibyo bavuga president wacu Paul Kagame bavuga uburyo u Rwanda rubayeho nabi bavuga uburyo u Rwanda abaturage barimo barenganywa kandi wowe ururimo mwiyuko bivuga ari hanze amaze imyaka irenga 50 cyangwa 30 ari hanze ntago azi nukugira ngo agoreka amateka gusa agoreka amateka ayobye ubwenge rwa rubyiruko yego urimo urabyumva yego wowe uguye kuri iyo video wowe uguye kuri iyo nyandiko have umuhaye ukuri kw'ibyo byibonera kw'ibyo wiyumvira mu Rwanda urimo buryohe turasoje ariko ndagira ngo nimero yawe uyiha abantu ariko noneho ngire ngo mbwire abantu bafite ibintu bamamaza bajye banakugana kuko televiziyo yawe ni imwe mu masheni arimo arakurikirwa cyane kugira ngo n'abantu bashe kubahahira neza bashe kubona Minerval school fees abantu rwose bakugana bahereze nimero yawe telefone kandi rwose babikore ndabinginze babikore kuko uri umuntu witeje imbere bakugane ufite ahantu ho kubamamariza ibikorwa byabo kandi bikakurikirwa cyane rwose bahe nimero yawe nimero yanjye ni 07 88 35 67 2. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.